Yes, iyi ni yawe TV nk'ibisanzwe. Uyu ni Emi Rwanda, ndagushishikariza gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ubone amakuru menshi y'abasare batandukanye. Njyewe uyu munsi nafashe indege mfata rutema ikirere nerekeza i Remera. Tugiye kureba y'umugabo umwe. Ndamubabishiye icyo ngushishikariza no gukora like, share, comments, subscribe kugira ngo ubone amakuru menshi y'ibyamamare. Twababwiye ko tubafitiye umuntu uyu munsi udasanzwe. Ni wa muntu uvuga indimi nyinshi, avuga indimi z'umuriro, avuga indimi z'amazi, avuga indimi zarizo zose. Yo bro, bimeze bite? Fine. Ya ni mwabonye ni grandpa ni papa w'abana bose. Grandpa bite? Emi umeze gute? Meze neza. Biracamo. Ntaribi. Nanjye ntaribi man. Tugusanze uri kuri mashini urimo urakora utuntu twawe, ubundi bimeze bite? Ya ndi kuri mashini, ndi ku masomo, ntago ndi kuri mashini. Uri ku masomo. Yego. Aha tugusanze uhakora iki mu buzima busanzwe grandpa? Aha ngaha ni ku ishuri, ndi kwiga video production. Yego. Grandpa, amakuru y'iminsi gira akantu usuhuze n'abantu muri rusange. Abantu bo kuri yawe TV yesabaho umugisha mwese. Yes, iyi ni yawe TV, uyu ni Emi Rwanda nk'ibisanzwe. Ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ubone amakuru menshi y'abasitari atandukanye. Kora subscribe, kora like, kora share, kora comment kugira ngo ubone ibiganiro byacu bya yawe TV. Uyu munsi muramubona ni umusore yambaye neza, yambaye inkweto imeze neza, yambaye ipantaro, yambaye agapira kameze neza, afite icyanwa kimeze neza. Murabona n'ingofero uburyo ameze. Grandpa, aha uhiga video production. Mu buzima bundi bwawe busanzwe warusanzwe gukora icyo utaraza kwiga? Mu buzima ntaraza kwiga ahangaha nakoreraga ikindi kigo ngize ibanga ya akandi kazi kose. Ya hari utuvideo twawe twinshi dukwiye ducicikana ku mbuga nkoranyambaga uri kugendera kuri skate, nabyo urabikora cyangwa nabyo murabyigisha? Iyo ni siporo nkora, n'indi mpano imbamo, ni ibindi bisimba bindimo nyine, ni ikindi kinyamaswa n'icyo ngicyo. Yes, garagariza abanyarwanda muri mu bisimba bimwe bikurimo, ugira akantu bereka, hagira igisimba kimwe kizamuka muri wowe. Okay, mu bisimba ngira rero bitunguranye wenda hari igisimba bita wihohotera, bajye kuri YouTube bakirebe, ni ikidanje kiri mu bikoko cyitwa Tiger Zongo. Kibereke ngura umugabo wubatse ufite uwawe, utatiye igihango wahanye n'uwawe, amasara gushoka dore utaye uwawe, uhuye n'umugore wakowe n'undi, uzonganurira rutuyo ntateye nk'abandi, ya ntateye nk'uwanjye. This is your Gabo muri wihohotera. Yes, uyu ni grandpa turi kumwe, ababwiye ibisimba bimwe bimurimo. Hari ibindi bisimba ariko bimurimo ashatse kuduhisha, ariko njye nagira ngo agaragarize abanyarwanda muri rusange. Afite impano, afite ibintu byinshi bimurimo. Sinzi impamvu we ku giti cyo atajya abasha kugaragariza abantu ibisimba bimurimo. Kubera iki? Nta bintu bide ukereka, ahubwo niba hari nka tumwe ngenda nk'abana, niba harimo ako watoyemo kagufasha wambwira nkakakuzimaniraho. Hari ako wavuze ngo nago nkunda amandazi kara kantu gasubira ngo nago nkunda amandazi, ngo sinaje amandazi 8. Sinzi ukuntu babivuga kara kantu bimeze bite kaduse ngo kuri conversion zenda. Dore n'uyu nguyu kubatamuzi yawe TV twabwiye ko tuzajya tubazanira abantu benshi badasanzwe. Dore wa mugabo n'uyu twamuvumbuye, twamuguye gituma haherereye naha ngaha, reka bibahe mwumve. Umva barababeshye, nge nta muntu ujya gituma utazaza nabi nkakurangiza, nta musketazi bagwa gituma bitasheri. Ibyiza none sumeze gute? Meze sawa. Ese umunsi ko ari mu weekend nta kuntu twaje kumera neza. Yes, Garananiye zinagiye mana canga waranyanze sha. Yes, mwamwiyumviye nago yarenzaga amandazi 8. Ni grandpa turi kumwe. Penzi, mu buzima busanzwe bwawe ushobora ko wifitemo impano ya comedy, kubera icyo utayigaragaza? Kugaragaza impano uvuga wenda ngo kuki ntayicuruza? Jewe aho wansanga hose twatera story tukaganira, uwo ndiwe ntago njya nihisha uwo ndiwe. Hariho benshi rero batari bazi ko ari jewe, ariko nige nta nubwo ari ibintu bya danger, ni record nakanze gutya
nkihita nyoherereza umuntu ayiha abandi akantu karamamara nyine kankoreye ngo niba ari umuti niko mubyita. kariya kavuga ngo convention center gasubire mu nge byananiye kugasubira. Convention center ntabwo ari akanjye ngira ngo. Ni akandi. Ashobora kuba ari aka wa mupeta ugitukana mu ndimi z'amahanga ntabwo muzi. Ariko niyo wavuze ngo kantrap. Trap nijya wagakoze aka trap akabanyamurenge abanyakarama mwese yasashimwe ndabasuhuza cyane. Utuntu nk'utwo ngutwo ngenda nkoresha indimi za loko kuko hari abantu wenda badaha agaciro indimi tuvuga, indimi zo mu mudugudu. Rero iyo urukoresheje ukavuga nk'akantu kadasanzwe karamamara cyane. Bari abantu bagenda batwicira indimi zacu za gakondo. Nanjye kugira ngo mberere imbuto zikwiriye abanyarwanda mpita mbica mu mutwe nkoresheje udukomedi tw'indimi zo muri gakondo iwacu. Ikinyamurenge, igikonyine twagenda, igiswahilimo ivo kidogo tunabonga, ikigande tukuba gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo. Yes, tuzi ko abantu bafite impano ya comedy cyangwa bafite ibi barimo babigaragaza babicuruza nk'uko wari ubivuze. Kuki wowe ibikorwa byawe utabigaragaza ngo bishyire ku mugaragaro ube wategura nk'igitaramo runaka, kuko ufite impano nyinshi muri wowe kandi nzi ko abanyarwanda muri rusange bakwitabira igitaramo wateguye, cyangwa ukaba wakwegera urugero nka Daymakers, ukaba wakwegera ba Joshua, ukaba wakwegera ba Arthur bakagufasha. Bimeze bite ko abo bantu bose utabegera? Rero hano iyo wegereye umuntu wakoze icyo ufite umusaba ubufasha akwita ikigwari, kandi niko biri koko. Ntabwo ngewe naba mfite umuheto ngo nkubwire ngo ntiza kuri uwo muheto wawe ngo ndashisha umwazi, ndafora nkarasa aho bifashe nyine ngakaba nk'uko bigenda. Ako niba hari ubushobozi wowe mbonamo wenda waza tugafatanya, nanjye kuza nshobora kuza. Ako subizi se baturya sini. Yes, babarya sini. Ubu uramutse hageze nk'umuntu uvuga ngo ndaje nkubere manager mutegurire, ubona nk'uko Sengiyumva yahuye na RM ko akamufasha, nawe hagize umuntu wakwegera akavuga ngo ndakwegereye ngufashe, wabyemera? Twabiganiraho urabona ndi grandpa, urumva no muri bamwe mu bana banjye harimo ababyize bashobora kubikora. Ako se uje kumanaging iki? Icyo kintu niba ugitahuye ushobora kukimanaginga kikazana umusaruro tukajya kugikoresha akazi, uje twabivugaho twabikora. Uvuze ko hari abana babyize, hari abo byigisha comedy kandi numva nawe hari akujye watoraguyemo, niba hari akantu uzi kamvuyeho kandi ntarigeze nkamamaza, urumva bivuge ko niba unkurikirana hari icyo nkumariye. Icyo ngicyo rero nkumariye nicyo mvuga ko uwo mwana wanjye niba hari icyo mumariye yagikoresha jewe, nta nubwo ari ukunshishura. Nk'abantu numva bakoresha izo ndimi za loko bankurikiye bakabikoresha bikarya, urumva hari icyo nabamariye. Nk'abo ba Katuni, urumva n'aba Petit, keep it up bro. Yes, kugira ngo abagukurikiye cyangwa abakurikiye yawe TV kuri screen zabo, gira kandi kantu nko mu ndimi eshatu tubwiye kuvuga ikigande, tubwira kuvuga ikinyankore, ikinyamurenge, aho hose muri izo ndimi eshatu gira akantu ugenda ubasange. Aha rero ubwo turagenda nyine tuba tugeze za Karangazi, iyo ngiyo zandamo na Buhongora, tugikiruka gutya ku marebe duhora n'icyata cyasamye cyane. Tujye wacyata uraje batindaje base kandi hanze ko ndi bugeragayo mahoro. Ayisi asubuvuga gute? Ega mashi gamuje mubareka niko babaye. Yes, iyi ni yawe TV, uyu ni Rwanda. Ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru menshi y'abastari agezweho. Ufite ibyo ukeneye kwamamaza tugane tukwamamarize. Ufite ibikorwa byawe runaka, ufite ikigo cy'ishuri, ufite restaurant, ufite hoteli, icyo waba ufite cyose, gana yawe TV kugira ngo tukwamamarize ibikorwa byawe abanyarwanda babimenye. Uyu munsi turi kumwe na Grandpa, ariko ubundi sobanura izina Grandpa ryavuye kuki? Kuko ari abanyarwanda reka nkuremo ingofero izi ngepaza wa okto hatuzitoshangi manze hatutoshi, ako kubera ari abanyarwanda nayikuramo izina Grandpa. Mfite abana, mfite umwana w'umuhungu, mfite umwana witwa Ntwari. Uwo mwana rero nawe ntago ari ingomba, afite abandi bana nawe yabyaye. Urumva abo bana rero nibo banyuta sogokuru, kubw'ibyo rero ndi sogokuru wanyu muri iki kigo none wa Grandpa. Aho ni izina Grandpa ryavuye.
yego naho ngaho. Yes grandpa, hari ibikorwa byinshi bya leta ujya ukunda kugaragaramo, ni irihe banga ukoresha kugira ngo bakugirire icyizere? Nk'ibihe? Hari ibikorwa byinshi nyakubahwa perezida wa repubulika ajya yitabira tukakubonamo utuvidewo twawe, ni ibikorwa byinshi, uri umukoranabushake bimeze ya ubundi ndi intore yo ku ruhembe rw'umuheto, nkaba rudahushwa wo kwa Dionise, barahazi ubwo ngubwo, niyo mpamvu mba ndaho ngaho hafi mu muganda wubaka igihugu, wahansanga mu birori bitandukanye, yandi umukoranabushake, ndi umukorerabushake, ndi umuyuthi volunteer muri Nyarugenge kwisonga. Yes grandpa, reka tugaruke muri industry nyarwanda. Ya muri no minsi hari ibintu bimaze iminsi bitrendinga bavuga ngo itangazamakuru ngo turi kwamamaza ibintu bijyanye n'ubusambanyi, kandi kuri nge ku ruhare rwanjye nk'umunyamakuru ntago ibyo ariko mbibona. Ese wowe, abanyarwanda dushaka inkuru zibafitiye akamaro ntibazirebe, twa posting inkuru zijyanye no kuri ibyo bavuga bakazireba cyane, wowe aho ngaho urabivuga hiki? Ubundi rero hari ibintu nigeze gusoma, umugani uvuga ngo agahanze ugatega u Rwanda. Abanyarwanda nyine bakunda ibihanze, ntibakabarenganye. Niba koko warakoze ubwo bushakashatsi ukabona ko inkuru yakubaka igihugu, inkuru y'umuganda, nta muntu no guslidinga, nta muntu wa click like, ndetse nabo ngabo babibabwira nabo bazi ko ari wo muvuno, icyo bita umuvuno urakizi. Nabo bana bazi ko ari wo muvuno kugira ngo bagere ku noti, kugira ngo bagere aho ngaho abandi bageze, nta yindi kata bafite, nta wundi muvuno. Nyamara sibyo, abanyarwanda bagakwiye gushishikazwa n'ibyubaka cyane. Byarambabaje nko kumva umuntu ntashatse kuvuga mu izina, ava mu murongo arimo aratatira, avuga undi muntu, ni Nsengiyumva, avuga France amushinja ngo kuba yaragiye ikuzimu. Byarambabaje, bigaragara ko abantu bita ku mafuti cyane kurusha ku kintu cy'ukuri. Niba wowe uri mu rusengero wifashishije urugero rubi muri sosiyete uri kubwiriza, uri kwamamaza ikibi. Ubu se ko atigeze avuga kuri Kizito cyangwa ngo avuge kuri ba Mavenge ko aribo bahereye kera bacuranga gitari, akifashisha uriya musaza wa Rwagitima, kandi ni iwacu, urumva ntago ari byiza. Yes, ukomeje kurura mu pasiteri wavuze nabi Nsengiyumva, avuga ko akoresha imbaraga zindi, avuga ko yahereye yatumiye ibiterane, yatumira ibitaramo abantu batigeze bitabira. Ese wowe kuri uriya mukozi w'Imana, reka tumwite umukozi w'Imana kuko ntago tubizi, wowe ubona koko ibyo yavugaga ashaka amafaranga cyangwa akorera Imana? Umuntu wese ugihumeka n'umukozi w'Imana, kuko iyi projet ni y'Imana, turi muri projet y'Imana, sinzi niba hari utabyemera. Rero ibaze rero kuba twese twarangajwe na MTN yaraduhaye akazi, ntago ndi kuyamamaza, ugasanga wowe uvuye muri service uri gukoreramo uranyatatse gewe aho ndi. Ibyo ni ikibazo, kandi twese turi abakozi, bose n'umwe. Rero kumbwira ngo gende gukora nabi kandi ntaguha raporo, ubu mvangiye rero nshatse nakwatakisha skate. Ntago ari byiza nyine. Yes, iyi ni yawe TV, uyu ni Emi Rwanda. Twakubwiye ko dufite ibintu byinshi y'umwaka byo gukora. Uyu munsi turi kumwe na grandpa, umupapa w'abana benshi mu gihugu, akaba n'umukoranabushake. Grandpa, gira ikintu ugenera abanyarwanda muri rusange nkawe nk'umukoranabushake, gira ikintu wababwira. Banyarwanda ndabakunda cyane, nanjye niciye imanzi ku mubiri wanjye kubera mwebwe, nkuko Imana yiciye imanzi ngo ku mutima wawe. Ikintu nageneye abanyarwanda rero hano ku ishuri ndi kwiga gutunganya amavideo, ikintu mbazaniye ni igisubizo cya service yihuse muri video production. Nahereye ku ndirimbo yanjye ndiho ndayikora, nindangiza ninyisoza byose birangiye nzayibamurikira, abazanshyigikira tuzakorana, kandi nanjye mu nyakire rega nduwanyu. Yego. Basezere muri twa tuntu twawe. Ukuntu ngiye kubasezera rero ni gutya: Who's the lucky like me? Who's the lucky like me?
I'm the one and only. 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 Asingira ta. Yo tuzahurira undi munsi dutarame buke ikinyarwanda cyinshi cyane. Uyu munsi mbakubisa ako kantu ko mu mahanga kubera turi ku ishuri. Master yumvishe ndi kuvuga ndi kuririmba mu kinyarwanda ashobora kunkura hatanu kandi byambabaza byatari. Birambabaza. Yes, yari yawe TV, uyu yari Emi Rwanda, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ubone amakuru menshi y'abasitari batandukanye. Nta kindi ngusaba, kora like, comment, share, subscribe kugira ngo ubone ibintu bishi bitandukanye. Turabakunda, kude chapo.